Ingabire Marie Immaculée umuyobozi wa Transparency International Rwanda yavuze ati kugeza ubu nabuze icyaha Prince Kid yaba yarakoze. Umuyobozi wa Transparency International Rwanda Ingabire Immaculée akaba umwe mu bakunze kuvuga ku bibazo bitandukanye agaragaza ibibazo ibya Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid nk'ibirimo ingingo zitandukanye zidasobanutse. Tubibutse ko Prince Kid yarari mu bateguraga irushanwa rya Miss Rwanda. Tariki 3 Werurwe 2025 nibwo urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwatangaje ko rwafashe Ishimwe Dieudonné wamenyekanye mu Rwanda nka Prince Kid. Aha yahunze ubutabera nyuma yo gukatirwa imyaka 5 kubera ibyaha birimo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato. Ibi byatumye abanyarwanda hirya no hino bongera kugaruka kuri uyu mugabo uzwiho kuba yarahaye imbaraga irushanwa rya Miss Rwanda yateguraga ndetse nabo ashinjwa guhohotera akaba ari bamwe mu bakobwa baryitabiriye. Ubwo Ingabire Marie Immaculée yaganiraga na One National Radio mu kiganiro cyatambutse kuri YouTube, we yagaragaje ko hari ibintu byinshi bidasobanutse mu rubanza rwa Prince Kid nk'umwe mu bakurikiranye ibyarwo kuva yatabwa muri yombi muri 2022. Yagize ati ibi bintu nabivuze kuva biriya bintu bigitangira. Nukuri nk'umuntu uharanira uburenganzira bw'abagore n'abana b'abakobwa, nk'umuntu urwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kugeza uyu mwanya nicaye aha nabuze icyaha Ishimwe Dieudonné cyangwa Prince Kid yaba yarakoze. Narakibuze, nabuze n'ukinsobanurira. None se umuntu arava ikibagabaga akaza uri umusore n'inkumi, nta wamufashe ku ngufu, nta ntambara yabaye, nta nduru, ntaki ngo mwiryamaniye umuha amafaranga ajya guhahira musaza we, siko batubwiye? Inshuro nizishake zibe 100, ibyo nge ntibindeba, ni amahitamo yanyu. Marie Immaculée akomeza avuga ko ibyo abantu bavuga ko haba hari ibyo Prince Kid yasabaga abakobwa ngo agira icyo abafasha byaba ari ruswa ishingiye ku gitsina, bityo ko hakurikiranwa uwayisabye n'uwayitanze aho gukurikirana Prince Kid gusa. Immaculée yakomeje avuga ku byavuzwe ku Ishimwe Dieudonné nka Prince Kid yigeze kujya mu cyumba cy'umwe mu bakobwa bavugwa mu rubanza rwe ari nijoro, agaragaza ko nta mashusho yagaragajwe kandi kuri hoteli huzuye amakamera. Ribatse kuki nta mashusho yagaragaye kandi iyi hoteli zifite amakamera? Ati ko batubwiye ngo hari kamera. Nge sinjya nkunda akarengane. Niba hari icyaha cyabaye nibikorwe mu mucyo no mu butabera kuri bose. Ko batubwiye ngo yagiye kwinjira mu cyumba cy'uriya mwana, ntabwo twasabye amashusho akabura kandi kuri hoteli kamera zihari. None se niba iyo kamera idahari wowe wabibwiwe n'iki? Immaculée yasoje kuri iyi ngingo agira ati hari umuntu uba wigiriye ibyago, ibintu bikorwa n'abantu bose, hakaba imbarutso ituma bimugwaho bitewe n'impamvu, naho ubundi ntacyo yakoze kidasanzwe. Abantu kamunuke ibyo mushaka, ariko namwe mufite uruhare. Tukajye turenganya abantu bamwe ngo abandi tubareke, bose ni abana bacu.
nyuma y'uko Ishimwe Dieudonné afatiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byitezwe ko ashobora koherezwa mu Rwanda mu minsi iri imbere akaza gukora igihano yakatiwe, gusa ntabwo birahabwa umurongo w'igihe nuko bizakorwa. Ngaye nguko rero ibya Prince Kid bikomeje kuba agatereranzamba umunsi ku munsi, ariko isaha n'isaha bigomba gukemuka nk'uko bigaragara. Umuyobozi mukuru wa Rwanda Transparency International Ingabire Immaculée yabisobanuye. Reka tubitege amaso turebe ikizakurikiraho. My name is Turatsinze wawe, reka tugaruke.